ese gifuro ni hari oya gifuro nagisindisha nyine pe Nyumva nagwa nkwa gifuro ngo bakwibe telefone ko ndakubomora akomeye kwa nkate ko byambabaje nyine nagukatiye bihangana urameza uwo muvukana wundi sha abandi nabahungu nabahungu ase nta mukobwa muziranye wameza mo pasa kanshiturira ndareba narebe ariko ngiye nkunda ibyo munsi umwe gusa ibyo munsi umwe se wapi nawe ngiye nyango ndajyana iby'inkundo bikamara umwaka ngiye mashaka yuko duhura umunsi umwe tugacinga bitwama guciringa tugahita dukora iki dukakura umubyizi sha wapi ibyo nta cyubahiro kibirimo rega. Okay, let's go. Ibe byiza kubakurikirana ibiganiro by'Ubumwe Media nizo ko mukomeje kumererwa neza aho muri hose ajyatandukanye haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara. Umurimo murumva ni Dr Lumumba. Umunsi nongeye ndagaruka ariko nagarukanye n'umukobwa mwakunze cyane ni nkaho navuga yuko ngo ni cyukiye we arateganya kuba Miss w'u Rwanda 2030. Ndagira gatangira bibwira bimeze ute? Meze fresh. Meze neza cyane. Gerageza wongere ijwi. Ikibazo ndarwaye urumva rero. None se indwara z'iki gihe ubwo ni indwara urwaye? No se ibyo wapi nibanga iri private nawe nayegera. Nibanga? None se abakunze Ubumwe Media nagiye muri comment nsanga bavuze ati ngo no mukobwa twa twamukunze ngo asege utunamba twiwe. Sha namba se sha phone barayinyibye muri iyi minsi tu nta phone ufite none se bayibye byagenze nago ni inkuru ndende cyangwa ari wasinze kare se nta nubwo uziko inzoga baziciye nasindi iki ntacyo kare none se gifuro ni hari oya gifuro nagisindisha nyine pe Nyumva nagwa nkwa gifuro ngo bakwibe telefone muri make inkoreze ngizi za redi za ajya bayita imbari kibingo kandi baraziciye urumva rero naye uri mu bantu byababaje ntago nababaye cyangwa arishimye wapi narababaye gakeya nanishima gake nyine tu reka nkubwire biriya bintu ntabwo ari byiza ahubwo njye ndashimira Imana yatumye biriya bintu babihagarika ariko ni na byiza da kuko urubyiruko rwarumaje kwangirika. None se dutangira ntago igeze uvuga amazina yose kugira ngo badukurikiye bakumenya kuko barimo abandi bashyashya baba baratwiyunzeho bagakanda subscribe abo bose baba bakeneye kukumenya. Okay, amazina yanjye niswe n'ababyeyi Denise ko nyina benshi tuziranye banzi nka Dex. Ufite akazina keza cyane. Nawe urabizi? Cyane ndabizi. Nta mupfuje w'intoki? Wapi nawe? None se we Deki ajye ni Deki? Dex. Dex. Ni icyo abantu benshi bakwibeshyaho ariko atari ukuri. Kuba nabandi ndi nk'inshinzi. Kuba nabandi nk'inshinzi kandi nyine ntago ariko kuri nyine bitewe n'ukuntu ngiye nyine abantu mbiyereka kuntu nisanzura ku bantu benshi nyine batekereza ko ndi inshinzi kandi ntago ari byo pe. Rumwana mwiza cyane. Sure cyane. Oya sekana nibyo. None se wede niki wigeze gukora ukicuza ariko ubu ukaba ubona cyera kwigishije byinshi? Ikintu wigeze gukora mwicuza ukaba ubona ko cyagushimisha n'ubuto? Kirabuze? Ibintu ndi kumwe ntabwo ndi kubyumva. Ndakubajije niki wigeze gukora ukicuza ariko ubu ukaba ubona cyarakwigishije byinshi? Sha nta kintu nigeze nicuza njye kuko naho nkunda kwicuza. Nara kimwe wigeze ukora? Hapi njye ibintu byose mbikora mbizi. Sure cyane. Bihagazeho cyane. None se reka manze nkwibariza mu buzima busanzwe ukora iki? Mu bijyanye n'iki? Nyine mu buzima busanzwe nyine reka tujye mu myidagaduro. Njye nkunda fashion. Fashion? Fashion ayikundiye iki? Sha ni ibintu byinshi cyane.
bimazemo imyaka ingahe? nk'itatu. Nk'itatu? None se ninde watumye ukunda fashion? Uretse kuko iyo ugiye utangira ikintu uba ufite n'umuntu utumye ugikunda, niwe muntu watumye ugikunda? ni abantu benshi ngiye batumye mbikunda kuko nyine na saye zanjye irabinyemerera, kumwe nyine muri karitsiye bavuga ati miss niwanyu ariko bakubwira, nirangira nyine gutyo nanjye tukanabyisanzemo, gusa nyine ndanabikunda. Muri make nta muntu ufite ugenderaho nyine icyitegererezo cyawe? mu bamodose shaba baba bahari. Nkande? Divine. Divine nawe ni umufashoni? Umuntu ko ntaho nzira, kuko utabikunda ntabwo wamumenya. utubwiye yuko ubimazemo imyaka 3. Kuva watangira muri imyaka 3 umaze kubikora, hari amafaranga umaze gukoreramo menshi ni nkangahe? Oya arahari, ariko ntabwo arimo kugira ngo nzanganye ababwire gusa. Oya nyine ibyo byose wawumazemo iyo myaka, buri gihe ukajya ugenda rega n'umubyeyi agera akaramirwa akavuga ati ubujya hehe, ibintu ujyamo buri gihe nta kintu utahana, ibyo bimaze cyane ko abenshi baba bazi ko ari n'uburaro ugiyemo. nyine hari amafaranga ushobora kuba warakoreye ari nka menshi cyane ukavuga ati wow ibintu birarenze. nakoreye ukabona ni menshi nyine cyane, nyine ukavuga ati Imana ishimwe. bakayama ku munsi umwe se? Bakayaguha umunsi umwe? shana 120. 120? Oya se cyane birishuwa. None se sugusuzugura, uracyari mutoya pe. 120 wayakoresheje iki? Ntabwo icyo yamaze ayo mafaranga wiga uri umukobwa, ntabwo wabura ikintu yamaze. Cyangwa uri mu bandi bahise bayafata bakayashora munoza mu bagabo. Awetse ari abakobwa nzi bafata amafaranga aho kuyakoresha ibibafite akamaro, ukabona yashoye mu za nshuti ziwe bikarangira yasize no mu bagabo. Busa imyaka mfite ntabwo inyemerera kujya mu bagabo cyangwa kuba nabona amafaranga yapfusha ubusa pe. None se n'icyo ukora iyo ufite stress ariko udashaka ko abantu babimenya, ikihe kintu ukora? nihamagara shanya tukavugana to. Sheri wa ufite na sheri? Ubungu karo kanya ngiye rumumba nkubwiye ngo ndashaka ko dukundana, ntiwanyemera? Reka kubera iki kandi kubwa nyine ko mfite sheri nyine ukamwanga nyine tukikundanira? nkamwangira iki? afite amafaranga? wese urayafite? ndayafite. Mwereke miliyoni. kumariye iki se mu gihe ujya gutereta witwaje ayo mafaranga? Amafaranga hari ikintu aba amaze. wapi ngiye ntabwo namukundiye amafaranga, nta n'ikintu namukurikiyeho. Wamukundiye iki? namukunze nyine icyo namukurikiyeho nyine ikintu wamukundiye. icya mbere ni mwiza, aranyubaha, aranankunda. ibyo ngibyo yewe ngo uraza umbwiye ngo dukone, ingusabye urukundo ko ari umereza ibintu byose nagukorera. ngera nka 2 numve ibyo utari wabona mu buzima bwawe. ni ibiki ko ari urupfu? kereka no mu rupfu. Japani urupfu? ntacyo. wari wajya muri Amerika? ubwo se wari wajyayo? hari ngiye murayo. yego ko ndumva ari byiza, gusa sinshaka igihe nikigera nzajyayo. ariko ngiye kano kanahita nkujyanayo imayogo rukundo. ubwo ushira wera kujyanayo? wapi ibyo nkorera nyine birenze kujya muri Amerika hano nkaho. cyangwa urimo abandi bashimishwa no kujyana muri Expo bakajya mu bicungo? oya ntago nyine ndi umwana bigeze aho ngaho ku buryo umuntu wabwira ngo muri Expo. none se ni ikihe kintu wigeze gukora kubera inshuti yawe ukaza kwicuza nyuma? ntacyo. njye nabwiye ko natajya nicuza. njye ibintu byose mbikora nabitekerejeho, nta mpamvu yo kwicuza cyane. none se ni iki wakora ku mafaranga make ariko abantu bakibwira ko uri umukire? kwambara.
ukunda kwambara ariko bikugaragaraho. Sindi umufashioniste. None se wigeze ugira umunsi mubi ku buryo wibwira ngo uyu munsi ndawureka, byagenze bite? Nsobanurira wayo. Umunsi mubi gute ubwo? Nyine ndimo ndakubwira, wigeze ugira umunsi mubi ku buryo wibwira ngo uyu munsi ndawureka? Kuwutekerezaho se nyine ukawibagirwa nyine tu, ariko nyine bikanga neza bikanga. Ndawibuka. Harabaye nk'iki? Ntabwo ibintu byose ari ukuza kubivugira kuri kamera. Oya nyine ivuga nka dukiya. Awapi. Urabyanze neza? Nakareka. Wemenya ko bihari ntabwo arimo kuza kubivugira hano ngaha. Urabyanze neza. None se ni icyo utinya ariko abantu bakibwira ko utagitinya? Iki? Ni gutwara inda. Gutwara inda? None se akabazo k'amatsiko mise ngira akabazo k'amatsiko anga. Ntago. Uri muzima? Uri muzima cyane. Na Mungu ari wakwataka nawe akujye hejuru? Kareka. Biri shuwa? Shawapi. Kumenya nawe umenya uri umwana w'Imana cyane. Subyangira iki? Kwese ibyo nta n'ikibero igihe nikigera nzabikora ariko mu gihe kitaragera wapi. So ngubu ngusuzumya agasanga nturi muzima. Musuzume. Wansuzuma bigenze ute? Sana kawukanga. Ngiye kukuvumbura kwagiye. Nushyemo imbaraga sibyo? Kwagiye. Nyine kareke. Uri ku ntabwo uri buzima, ni ukuri kw'Imana. Nasereka ngo genda kuvumbura kurya ufata ako kari kugakaraga kugira ngo nyine ngozana nyine mbabare nushyemo imbaraga nyine none ndahitamo yakuri muzima. Oyafata icyo ndakuvumbuye. Nta kibazo bifata uko bishaka. Bikubwira ukuntu nabikoze ko nyine bita ko umuntu ari muzima. Iyo nkafata nkakagugunda nyine zanye ntabwo ngiye kukagura numva. Nyine urumva iyo nkagafata nkakagunda nyine akazamo kakajwe nyine ko kwita nyine ugataka nyine tu naye guhita mfata nyine guhita menya yuko urisuye ariko nyine nyine ni ibintu bisanzwe. Ko niwe muntu wa mbere mbyumvanye. Niwe muntu wa mbere njyewe n'ubundi nkubwiye ko ntariyo batuvuga ati umwana yararangiye rero ngenda kure kukizera ibyo mba ushaka kwizera. Ko nteye ubwoba cyane niko bintu biba bimeze. None se nirebanga ryo gukomeza gukora niyo na muntu ugushyigikiye mu byo ukora nyine bya fashion? Niyo nabana nta muntu hari ugushyigikiye. Icyambere ngiye nuko numva mbikunze kandi nzi inyungu yabyo. None se ni ikihe kintu amafaranga adashobora kugura nyine mu buzima bwawe? Mu mubiri wanjye. Ariko kakana gutinda bakavuga ako kantu agatinzaho. Wapi. Njye narinzi koko niturangiza ikiganiro turajya inyuma ya kamera tukagira ibyo muganiriza none. Wapi. Urahise umwatira. Twagiye urukundo cyangwa amafaranga urajya uhitamo? Urukundo. Wayi? Ku rukundo nyine sumbwiye ngo mpitemo misemo nyine. Nyine wayi nyine nsobanura. Nuko arirwa misemo. Umutima cyangwa ubwenge? Ubwenge. Umutima wapi? Wapi. YouTube cyangwa TikTok? TikTok. Wayi? Wewe imbaze impamvu uri kumwe. Nyine bakakubwira ngo true or false. Oya nyine igihe bakubwira unasobanure. Wapi. Subize. Gusoza ntabwo bikibaho uhitamo icyo ushaka. Ubanze kunsobanurira. Wapi. Telefone cyangwa amafaranga? Sha telefone. Nako amafaranga. Amafaranga ura telefone ariko. Muri make harisemo telefone bwa mbere. Wayikura yese ni amafaranga. Kuba boss cyangwa kuba umukozi uhembwa neza? Ashaka kuba boss. Boss abantu bose ukayobora ukabakandagira cyane. Aya naga gukandagira nanone wapi.
gukora wenyine cyangwa gukorera mu ikipe? gukorera muri ekipe. Kubera ko kansobanurije. Kubera ko nyine iyo muri hamwe erega bavuga ngo abishyize hamwe nta kibananira kandi n'Imana irabasanga. Kuba umukire cyangwa kuba icyamamare? Ese wabonye icyamamare cy'umukene? Barahari benshi cyane. Bande? Urugero wari kumbwira kwamamara se ubundi kuba icyamamare nyine ukaba public ahantu hose ugiye nyine tu sha nafata amafaranga. None se kunsekere ntabwo uzi abasitari badafite amafaranga? Sha nabona arinze ariko nyine ndabamenye tu. Byano nzaya kubareba baba sha bareke nako nangaye ngombwa reka mbyihorera. Ni ikihe kintu wabwira abakunzi b'Ubumwe Media kuko ndabizi kuko bagukunda cyane pe? Barababimbwira bansana nomero zawe bati umukobwa aracyari muzima yambwiye ko akiri isugi. Ni ikihe kintu wababwira? Ikintu nyine nababwira ku bankunda nanjye ndabakunda kandi nyine bakomeza bakurikirane Ubumwe Media ko nyine habaho ibiganiro byiza byigisha cyane cyane urubyiruko. Ndumva ari ibyo nababwira. Niye nama wagira umuntu ari wese urimo urashaka kwinjira mu bintu bijyanye na fashion? Inama nabagira nuko nyine icyambere nuko ubikunze nyine. Icyambere nuko ubikunze wanabitekereje. Nese wakunda ikintu utatekereje apana kubona mugenzi wawe abigiyemo nawe uvuga ati biriya ni byiza. Happy. Kuba ubikunze ubishoboye kandi niyo utabishoboye uragera bakakwigisha. Urakoze cyane. Uzi nyina ukundiye uvuga neza cyane cyane. Uvuga neza. Ongera uvuge. Wapi? Ariko uraza kumubona nomero zawe nashaka pe. Sha nari bindazigo. Bishoboye gukuraza kuri tutaza kujya inyuma ya kamera ugasanga aravuze ati wapi? Sha wapi? Akomeye ko nkate ko byambabaje. Sha nyine nagukatiye ihangane. Urameza uwo muvukana wundi? Sha abandi n'abahungu. N'abahungu. Ase nta mukobwa muziranye wameza mo pasa kanshitorera. Ndareba narebe. Ariko ngiye nkunda ibyo munsi umwe gusa. Iby'umunsi umwe se wapi? Nawe ngiye nyango najyane iby'inkundo bikamara umwaka ngiye mashaka yuko duhura umunsi umwe tugacinga bitwama guciringa tugahita dukora iki dukakora umubyiza. Sha wapi? Ibyo nta cyubahiro kibirimo arega. Kunda kubomora. Okay, abakunzi b'Ubumwe Media icyo nababwira ndabakunda cyane mbikuye ku mutima. Imana izajye ibahereza umugisha aho muri hose atandukanye. Icyo nababwira subscribe, comment na share ibyo bihagije. Astra Vista. Okay, let's go.